Yesu igihe yari ari ku isi, yarafashwe ajyanwa kwa Pilato mu rukiko mu gitondo cya kare cyane. Bamugejejeyo, Pilato amaze kureba mu mategeko y'Abaroma, abona Yesu ibyo bamurega nta cyaha afite. Aranabitagaza ati uyu nguyu nta cyaha mubonyeho. Abayuda ntibabyemera, nubwo nta cyaha wamubonyeho, ariko nutamutanga ngo abambwe turakurega kuri Kayizari. Pilato asohora imbohe ruharwa, amushyira aho Abayuda bitegeye bamureba, amuhagararika iruhande rwa Yesu Kristo, umwami w'Abayuda. Amategeko yasanze nta cyaha afite. Tangazo rirahita ngo ari Yesu Kristo umwami w'Abayuda n'Abaraba, agasobanura n'ikibazo kituma yitwa Baraba. None ko hari itegeko mu mategeko y'Abaroma rivuga ngo rimwe mu mwaka Pasika itaraba, hari itegeko ritangazwa ngo imbohe imwe izajya ibohorwa yitahire. None hano hari Yesu, hari n'Abaraba, mbohore nde? Basubiza ngo iki? Barasubiza ngo Baraba niwe ukwiriye kubohorwa agataha, Yesu akabambwa. Bahisemo nabi, bahisemo neza. Bahisemo nabi, bahisemo neza. Ndashimira Imana ko bahisemo gutyo. Nabishimiye Imana bimfasha igihe kugira ngo nsobanukirwe n'impamvu bahisemo gutyo. Ushobora guhitamo neza ariko impamvu ari mbi. Iyo Yesu atabambwa, nge nawe tuba turihe? Iyo badahitamo gutyo, nge nawe tuba turihe? Barabi yabambwa yari kuzira ibyaha bye, ntabwo ibyanjye byari kujya ku musaraba, kuko Baraba ni yaranzi. Hagomba kujya rero uzi izina ryanjye, akaba ari ubambwa. Kandi ubwo yikoreye ibyaha byacu umubiri we, abibambanwa ku giti. Nguwo bahisemo kugira ngo mbone ubugingo. Nuko Yesu mbere yuko agenda, Pilato yandika inzandiko ebyiri. Rwandiko rwa mbere kandi rwagomba kujyaho isinya ye, Baraba uhereye none, dukurikije amategeko y'Abaroma, yuko imbohe imwe itaha, taha kandi utashye bikurikije amategeko. Kibazo, Baraba yatashye ari umukiranutsi? Yego, ndavuga mu mategeko y'Abaroma, yari umukiranutsi? Ikijo tugiye kwiga kiravuga ngo umunyabyaha ruharwa wababariwe. Umunyabyaha ruharwa wababariwe. Amategeko y'Abaroma yemeje ko Baraba wari umubandi ruharwa ataha hakurikizwa amategeko. Ariko mabyumvise ubwo ukeneye gutaha hakurikijwe amategeko. Urwandiko rwa kabiri rwaravango uyu ni umwami w'Abayuda. Ntabwo handitse ngo ni umunyabyaha kuko atari we, ahubwo ni umwami w'Abayuda. Abayuda barusomye bati oya, ntabwo ari umwami wacu. Pilato ati urwandiko nasinyeho nawe uruvuguruza. Ni umwami, reka umwami wawe. Kuko na Pilato umupagani yarabihamije. Wiba ari wowe usigara utabihamya kandi uri umukirisitu, udasenga bihamye bikunanire. Hamya ko Yesu ari umwami, atari uw'Abayuda gusa, ahubwo umwami wawe. Kandi umwami aba yicaye ku ntebe y'ibwami. Ubwo bivuga ngo agomba kuba afite umwanya mu mutima wawe. Kandi nanone kugira ngo abe umwami wawe birasaba urwandiko rubohora imbohe.
uwari imbohe akataha, umwami akigarura ubugingo bwe. Aho niho nagira ngo abantu babanze bumve, kandi nibamara kuhumva neza ngira ngo ikibazo cy'umunyabyaha kizasobanuka. Zakariya igice cya 3. Zakariya igice cya 3. Zakariya igice cya 3 umurongo wa mbere turigira hasi. Umunyabyaha ruharwa wababariwe. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka. Ntabwo yari ahagaze wenyine, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Yosuwa ahagaze iburyo bwa marayika w'Uwiteka. Aho uzajya usoma muri Bibiliya ijambo marayika w'Uwiteka ujye wumva Yesu Kristo. Yosuwa ahagaze iruhande rwa Yesu Kristo, kandi ntabwo yari ahagaze wenyine, na Satani ahagaze nawe iruhande rwa Yosuwa, ahahagarikishijwe n'iki? No kumurega. Yesu bamugeza imbere y'urukiko kwa Pilato, ahava ari umwami, kandi yari yagiye mu rukiko, ahava ari umwami. Yosuwa nawe agejejwe mu rubanza, Satani arimo aramurega. Ndabona Yosuwa amushaka kumubabarira, yarasambanye, azana ibimenyetso. Ninde uri bubihakane hano ko atabikoze? Utarabikoze yavuze nabi, kandi abavuga nabi na bugingo. Icyo Yesu atavuze atakoze ntabwo wemererwa kugikora, sinemererwa kugikora. Nimba utaravuze nabi waratukanye, Satani ararega, ni umurezi. Nyamara hano dufite abakristo benshi bahakana ko ari abanyabyaha. Oya, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi uvuga ko nta cyaha afite ni umubeshyi. Reka rero mu rukiko bakurege, kugira ngo uhinduke umunyabyaha ruharwa, aho gukenere kubabarirwa n'Imana. Nimba utarabeshye waribye, nimba utaribye wakoze ku isabato, itegeko ntabwo ribyemera, nukagira umurimo wose ukoraho. Nimba utarakoze ku isabato wararaguje, waribye, wasuzuguye ababyeyi, ninde mukiranutsi wo gutsindishirizwa? Kandi ko Imana idatsindishiriza abo gutsindwa. Uvuga ko nta cyaha afite ni umubeshyi. Yosuwa rero agiye mu rubanza, Satani aje kumurega. Nusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 8, Mariya nawe bamuzanye mu rubanza, kandi ntabwo yigeze ahakana icyaha aregwa. Ntabwo yabihakanye Mariya, yari indaya, ibishoboka byose yari yarabikoze. Twebwe tunywa amazi tukirenza ibyaha, turarya tukirenza ibyaha, turasimbuza icyaha ikindi. None ninde wo kujya mu ijuru? Ijuru ko ari iry'abakiranutsi, twebwe tukaba twarakoze ibyaha, ijuru turaribona gute? Umusore w'umutunzi dusoma muri Mariko igice cya 10, uhere ku murongo wa 17 ugakomeza, yaravuze ati amategeko y'Imana nayitondeye mereye mu buto bwanjye. Imana imushyize mu rubanza abura ubugingo, asubira inyuma aragenda. Wowe uyitondeye vuba aha, hano hari n'abatarayitondera, murajya mu ijuru mute? Uwayitondeye uhereye mu buto bwe naryo yabonye, wowe urahera urivuga. Petero ati nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu. Mateyo 5:48, namwe mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Ninde wabishobora? Reka umunyabyaha ruharwa amenyekane kugira ngo akenere kubabarirwa.
ariko yabanje kwemera ko ari we. Amagambo abantu bavuga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba arimo guhesha Imana icyubahiro mu bayabwirwa nangahe? Ayo nayo ko azadutsindishiriza. Uwiteka Imana yaragiye ifata ingabo zose za Babuloni, guverinoma ya Babuloni, ibyegera by'umwami, abatereka ku munzani wo gukiranuka. Yandika ku gikuta iti wapimwe ugaragara kudashyitse, wowe urashyitse. Yosuwa agiye mu rubanza, nta jambo afite ryo kuvuga, ahagaze imbere y'amategeko, ahagaze imbere y'ubutungane bw'Imana, kandi yavukiye mu byaha n'uwo kwa Adamu wacumuye. Satani ati ndabona mushaka kumubabarira, hoya ni umunyabyaha. Umurongo wa 2, Uwiteka abwira Satani ati Uwiteka aguhane yewe Satani, niko kuwiteka waturanyije Yerusalemu aguhane. Ikibazo, mbese uyu uhagaze aha si umushimu ukuwe mu muriro? Ariko uzi kujya umunyabyaha abona ubugingo, ni umushimu ukuwe mu muriro. Kumva ngo indege ikoze impanuka hari umuntu uvuyemo, birashoboka. Avuye mate. Abamarayika bo mu ijuru Satani abayobye, bahinduka abadayimoni, nta muntu wagiraga umurimo n'umwe akora, badacuruza ngo hagire ubambura, hagire ubikopeshaho abambure, badahinga ngo hagire uboneshereza, nawe urya avuye ku munzani. Babura ubugingo abamanure Satani, uvuye ngo uzajyayo. Agere mu ngobyi ya Edeni ifite ubuzima budasanzwe butaba ku isi y'iki gihe, abayobya bavanemo. Isodomu have bangahe? Bagaye abajya bavango barenga umwe. Ku gihe cy'umwuzure harusimbuka abantu bake. Urumva Satani, umva icyo bita umushimu ukuwe mu muriro. Abamarayika bo mu ijuru nabo ubwabo bafite amatsiko yo kuzabona bazasimbura bene wabo bari abamarayika baguye. Ubu iki cyuho cy'abamarayika baguye kizabona bakijyamo. Wari uzi ko hari indirimbo bacungwe bazaririmba marayika adashobora kubunganiraho kuri iyo ndirimbo? Bazaririmba abamarayika bari hariya ku ruhande, nta n'umwe ubafasha. Iyo ndirimbo izabatera kumwarwa. Aba ni bande? Aba ni bande? Igisubizo ni abamesha ibishura byabo maraso y'umwana w'intama, ni abagendanye na Yesu aho agenda hose, bavuye mu isi muri urya mubabaro bati yego. Abamarayika baceceke, mubabise batambuke, ntacyo dufite cyo kuvuga. Turi bamarayika baki twashidikanyije iby'Imana, umunyabyaha w'ibiro 30 udafite ubuzima mu mubiri we, inyama zose zarwaye, akizera igitambo cya Yesu. Uyu ni muntu ki? Nawe uzaba bakoraho, umva icyo bita umushimu ukuwe mu muriro. Umushimu ukuwe mu muriro. Umurongo wa 3, kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga, ahagaze imbere ya marayika yambaye imyenda y'ibizinga, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagira mu mutwe na hazima. Imyenda ariko y'ibizinga. Pawulo ati bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Yesu ati ibyo bakiranutse byose ni nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Iyi myenda Adamu yarayambaye iranga irumba izuba rivuyeho, yari ahagaze aho mu rubanza yambaye imyenda y'ibizinga, adafite icyo kuvuga imbere y'amategeko y'Imana. Ninde uri hano mu mategeko y'Imana utarashinja ibinyoma mugenzi we? Adamu yabishinje Eva, Eva bishinja inzoka n'Imana.
utarashinja ibinyoma mugenzi we wahagarara imbere y'iryo tegeko ryonyine nugashinja ibinyoma mugenzi wawe bikamubwira ngo uyu ni umukiranutsi ninde? Abaroma igice cya 3:21 Pawulo ati hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Itegeko rivuga ngo nugashinja ibinyoma mugenzi wawe, ngaho niriguhamye ko ufite ubugingo. Iry'ubuhehesi nukifuze mu mutima wawe, nukifuza umugore wa mugenzi wawe, nukifuza inzu y'undi, ngaho nukifuza inkayi. Abanyamujyi ntabwo mujya mwifuza abakozi b'abaturanyi banyu? Ni hari n'igihe mujya kubashyiramo politiki mukabatwara, ubwo uzajya mu ijuru ute? Umva icyo bita umushimu ukuwe mu muriro. N'iki Imana igiye gukorera Yosuwa ntabwo ari cyo Yosuwa ari bukorera Imana, oya. Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Umurongo wa 4 w'igice cya 3 cya Zakariya, marayika abwira abari bari imbere ye ati ni mu mwambura iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Nicyo Kristo adukorera, ntabwo ari cyo tumukorera. Yosuwa hano yari yavuga iki? Nacyo nagihari. Uwo mwambaro ntabwo biri tubwiye ngo ni mumwambike imyenda myiza muyirengeje hejuru iyo yarambaye, ko yasi ko havuga ni mubanze mu mwamburo iyo yambaye y'ibizinga, asigara ubusa ntacyo afite cyo kwirata. Noneho namara gusigara ubusa, abaprotestani muri hano mufite igitabo cyitwa Umugenzi, mwongere musome neza. Aho witwa Mukristo yari umuntu wamenyereye gukora ibyaha nk'abandi bose, yumva urubanza ruje mu mutima, abona agiye kurimbuka kandi arimbukane n'umuryango we, abura icyo gukora, bararyamisha biranga. Igihe akibyibaza ngo yumva abagore barimo ngo abarebye abona bafite amahoro yo mu mutima kandi barimo barahana ubuhamya yuko bababariwe. Ngo yibaza ijambo kubabarirwa riramuyobera. Abantu bababarirwa gute? Bimubuza umutekano. Atangira kwibaza uko yagenda ngo azagira aho ababarirwa. Ariko imyambaro abantu bambaye irabanza iveho, noneho iyi Imana ibona hwige. Wowe nta myambaro ufite y'ibyiza wakoze. Ibyiza wakoze wabivanze no kuvuga nabi. Umuntu agira ngo afashije umuntu hari icyo amuhaye, agahera ruhanda avuga ngo uriya ninjye wamwunganiye ngo yari yagize ikibazo. Ayo matangazo ugiye gutanga umva ibizinga, ni ugukiranuka kuvanze n'ibizinga. Uwo wari umuco w'abafarisayo, uwo bahaga babazaga kuvuza ingoma. Abantu bakwigira hino ngo nagira ngo mbabwire kuri muntu ababaye nari ngiye kumuha, nuko bakoraga. Uzagira umuntu umugirire neza rwose, umuvana ahantu hagoye, narangiza we azagusebye, urebe ko ukomeza kugira amahoro mu mutima. Uratangira ugahungabana. Buriya nubwo mvuga atya wakweka ibintu namukoreye. Imana itanaje gukiranuka kwawe kurasenyutse. Imyenda abantu bambaye nibanze iveho. Yosuwa marayika abona aho yambikiye iyo myenda. Ndasubiramo ku murongo wa 4. Maze abwira abari bari muri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ntabwo handitse umwambaro, handitse imyambaro. Ni ingahe? Ni myinshi itagira umubare, ni 2. Gukiranuka kw'Imana ni kumwe, ariko kwigaragaza mu nzira ebyiri, ariko ni kumwe. Ukwambere rero
ni ugukiranuka dukesha urupfu rwa Yesu. Yeremiya yarabivuze, Pawulo abivuga mu Baheburayo, Mose arabyandika. Amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Urupfu rwa Yesu rwishe urwacu. Muri Adamu twaciriweho iteka, muri Yesu Kristo tubona impano y'Imana, kandi impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Umwambaro wa kabiri nuwo dukesha kuzuka kwe. Uwa mbere tuwukesha urupfu rwe, imbabazi. Izo mbabazi dukesha igitambo cya Yesu zikuraho ibyaha twakoze. Abaroma igice cya 5 muzahasome mwitonze. Urupfu rwa Yesu rwakuyeho ibyaha twakoze, ariko tubanje kumenya ko turi abanyabyaha, tukagira umutima ubabajwe n'ubunyacyaha bwacu, ariko tukifuza imbabazi. Imbabazi za Yesu zirahari, ariko nawe azihatira. Ikibazo gisigaye rero ni ukuzuka kwe. Umuzuko wa Yesu wacecekesheje imbaraga z'abadayimoni aho ziri hose, kugera ku rwego n'abasirikare b'Abaroma bari bahawe inshingano yo kurinda Yesu bahabwa amafaranga ngo bavuge ko atazutse. Barabihakana, batumva twabeshye byinshi, ibi byo turabivuga uko byabaye, yazutse. Haje marayika ukomeye yigizayo ibuye turora, aryigijeyo, arazuka tureba, arabagirana. Abandi bati mwabicecetse, bati ntibishoboka. Wari wahamya kuzuka kwa Yesu? Uwo muzuko wa Yesu uranesha. Hari ingabo z'abadayimoni ziraceceka, abasirikare bahamya yuko Yesu yazutse. Wari wabihamya mu mutima wawe, bamwambika imyenda. Ntabwo ari ugukiranuka ku buryo bubiri, ni ugukiranuka kumwe kwiyerekana mu nzira ebyiri, gupfa no kuzuka kwa Yesu. Azuka ari umwami, azamuka mu ijuru ari umuneshi. Ntiyazamutse wenyine, yagomba kuzamukana abo urupfu rwe rwahesheje ubugingo, bagombaga kuboneka. Mateyo 27:51. Ibitangaza byabaye Yesu amaze kuzuka, harimo intumbi zagomba kuzuka. Bibiliya atubwira ngo bamaze kuzuka, ntabwo Yesu yabajyanye mu ijuru nk'ufite ubwoba ko bazongera gupfa, ahubwo yabamaranye iminsi 40 biyereka abantu ngo ufite ikibazo yongera kibaze. Nta n'umwe wongeye kugira ikibazo abaza, kuko kuzuka kwa Yesu ni ugutsinda. Iyo nsinzi uyigire mu mutima wawe. Yaranesheje n'umwami. Pilato yimwita umwami ngo usigare umwita mwene Yosefu umubaje. Oya, abacunguwe, abakijijwe, Yesu ni umwami, kandi agiye kugaruka ari umwami. Bamwambitse ikamba ry'amahwa mu cyimbo cy'ikamba ry'ubwami. Mu bagorozi uwitwa Yohani Husi nawe barabimukoreye. Bamaze kubona yigisha ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu ko kwizera, Abaroma baramufata. Batari Abaroma bo kwa Pilato, bo kwa Kayizari, hoya, Roma nyirisitu iramufata. Cyambere bamaje baramubwira, uremera kwihakana kwizera kwawe? Ati sinshobora. Ibi bitabo wanditse byo gukizwa n'umuntu bwo kwizera, uremera tubitwike? Nuva mu byizerwa? Ati sinshobora. Bamwambika nawe ikamba ry'amahwa. Bamaze kurimwambika, arambura ibiganza ati ndagushimye Imana yanjye, wambaye ikamba ry'amahwa ku bwanjye, nanjye ryambaye ku bwawe. Umva aho tugiye kwinjira naho. Gaho ubuntu bw'Imana bwagezemo ntabwo abihisha, bishoboka. Yosuwa rero amaze kubona iyi myenda, umurongo wa 5, itangazo rya marayika ukomeye, ndategeka ni mumwambika igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze iruhande rwa Yosuwa, arimo akurikirana uko bikorerwa mu mutima we. Igitambaro cyiza mu mutwe, icyo ni cy'abatambyi bambaraga, cyanditseho ngo yerejwe Uwiteka. Yerejwe Uwiteka.
abavuga izina ry'Imana nimuve mu bidatunganye mwerezwe Uwiteka. Imana ikubare mu bantu bayo. Mu bitabo bigize Bibiliya harimo igitabo cyitwa kubara. Kubara. Impamvu cyitwa kubara ni iyihe? Turabanza turebe ikibanza cya mbere cyitwa itangiriro. Itangiriro ni itangiriro ry'umurimo w'Imana irema ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo n'umuntu. Ni itangiriro ry'Imana iremamo umuntu umutima mushya. Wari wagira mu gitabo cy'itangiriro ngo Imana itangiza umurimo wayo muri wowe. Iyo uwo murimo w'Imana utangiye mu bugingo, umuntu ava mu Egiputa kuva. Umuntu abavuye mu byaha ageze mu bugingo. Ngiye impamvu cyitwa kuva. Kuko Imana yatangije umurimo muri wowe irarema. Imaze kukurema ikuvana mu Egiputa, ikuvana mu byaha. Igitabo gikurikiraho ni iki? Niki? Abalewi. Uwo yaremye ikamuvana mu byaha imuhindura umutambyi w'ubwami. Agahagararira ibyera. Akambara igitambaro cyanditseho ngo yerejwe Uwiteka. Kandi ugakurikiza igitabo cyo kubara ikakubara mu bana bayo. Marayika arahagazaho ngo ahamirize Yosuwa ko ababariwe. Kandi byemewe n'amategeko. Ntabwo byari ibanga. Ukeneye kwiyandikisha mu bana b'Imana. Imana ikakubara mu bayo. Ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Uwo murimo urangiye. Murongo wa 6. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati, Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Nugendera mu nzira zanjye. Yemwe muhamya bakijijwe, iri ni ijambo rivuga ngo mugumemo. Ntabwo abantu bakizwa ngo birangire. Nugendera mu nzira yanjye ugakomeza ukitondera ibyo navuze, Imana iravuze ngo uretse no kuba igufite nk'umukiranutsi mu isi, izakujyana no mu ijuru. Kandi kugaruka kwa Yesu hari umurimo kuzakora. Ntabwo kuzababarira abantu ibyaha, ntabwo kuzaba kuje kunesha icyaha, ahubwo uyu mubiri ubora ari wo witwa intumwa ya Satani. Wa wundi Pawulo avuze ngo ninde wanyuze uyu mubiri unera urupfu. Kugaruka kwa Yesu kuzahindura uyu mubiri ubora wambikwe utabora. Maze abantu b'Imana bafata ijambo ngo wacyahawe, nawe wasiwe, wamwanziwe, murongera gukorera he? Igihe Yesu amaze kuzuka abigishwa be baramuyobewe. Isi iracyakuze kuko utarazuka. Isi iracyakuze kuko utarazuka. Numara kugira umuzuko wa Yesu muri wowe bazakuyoberwa, ahubwo bazagupfa batari kurana n'umuntu ki. Ibyo abantu bakunda nabibamo. Imibereho ye ntabwo ari nk'iy'abandi bagupfe. Kandi Satani ni umurezi ariko araturega kurinde. Yari ahagaze mu rubanza, Yosuwa ari mu rubanza, ariko umwavoka wa Yosuwa ni wa wundi wamumeneye amaraso. Ikirego cya Satani kirahera he? Ibaza umuntu akureze wakoze ikosa agakurega, yakurega urukiko akurezemo mukuru akaba niwe mucamanza mukuru, wahinda umushyitsi? Oya. Urubanza rutera ubwoba abacambaye imyambaro y'ibizinga, abatemera ubutumwa bwiza bw'ubwami, naho ababwemeye natera bwoba ry'urubanza. Kuko niho umuntu abonera urwandiko rwemeza ngo genda amahoro, ibyaha byawe urabibabariwe. Aho ntabwo hatera ubwoba. Marayika muhagarara iruhande ati, Yosuwa niwishimira imyenda uhawe, kereka nukomeza gukiranuka, kereka nuguma mu ijambo ryanjye, kereka nukomeza ibyo ufite, kuko iruhande rwawe wakureze aracyahiga ubugingo bwawe. Igice cya mbere cya Yobu umurongo wa 6, ntabwo ari Yosuwa warezwe wenyine, na Yobu yararezwe. Ariko ikibazo kugira ngo Satani arege Yobu mu ijuru kandi Yobu ari mu isi,
ubwo n'ibyari byamuyobeye. Usiga umuntu mu isi ujya kumurega mu ijuru. Ubwo mu isi Satani yari yabuze icyo aheraho. Kandi Yobu Bibiri irabivuga, witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari nawe uhwanye nawe mu isi, ari mu mirire, ari mu myambaro, ari ukuvuga, ari ukubaha Imana, ari ukwizera, nawe uhwanye nawe mu isi. Satani ati namubonye ndamuzi. Amateka biraravuga ngo amasatara acumuye agira umuntu ugomba buri muntu agomba, isi igomba kugira abayihagarara bakajya kuramya Imana. Iyi si yagomba guhagarirwa na Adamu, none yari yaracumuye, naho yagomba kujya. Yari guhagararirwa nande kandi ko nayo Imana yayiremye, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ntabwo yari ifite umuntu uyihagararira. Uwagomba kuyihagararira ni Satani, kuko yarabwiye Yesu ngo ninjye wayigabanye. Ngaho reba umuntu wajyana mu ijuru ayihagarariye wundi utari njye. Satani azamuka azi ngo agiye kwihagararira, naho mu isi hari Yobu. Akihagera Imana iti niko Satani uvuye ati mvuye mu isi kwitembera. Uzanywe n'iki hano? Hari ikibazo kiri mu isi. Niki? Ni Yobu. Yobu ateje ikibazo mu isi, kandi atarwanya, atibye, atabeshye, ahubwo imibereho yo gukiranuka iteza ikibazo. Mukristo ageze mu isoko ry'imburamumaro, nawongeye gucuruza, barebaga imyenda ye nibaryamye. Uko agenda uko avuga bati uyu muntu ntabwo ari amahoro. Urakora iki muri iri soko? Uragura iki? Ati ndagura ukuri. Ninde ugufite? Habura ugufite. Bati turamurega, bajya kumurega. Atibye. Imibereho y'abakiranutsi iteje ikibazo. Witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari nawe uhwanye nawe mu isi, ariko ikibazo ubu ko turi abakristo, Imana yo mu ijuru yadutega na Satani. Wamuroye. Ugenda ureba iwawe ukubaho, ugenda ureba iwawe ukuriho, ureba urusengero rusengeramo, nimba Imana ishobora guhagarara mu ijuru uti Satani wamuroye, genda umurebe nguriya, nawe uhwanye nawe, aranyubaha, arakiranuka, yirinda ibibi. Imana yagutega na Satani, kandi irashaka mwene abo. Satani nta kindi yavuze uretse kuvuga ngo impamvu agukunda nta yindi. Inka arazifite, abana, umugore, ubwo umugore afite umugabo, amasambu yarera. Impamvu atakubaha ni iyihe? Mukristo uraha, niba utegereje kubaha Imana kuko wacuruje ukunguka, Yobu azagutsindisha. Imana iti ntabwo Yobu anyubaha kubera ko namuhaye ibintu, ibyo afite ndabiguhe, genda ubimareho. Satani amanuka bimaraho. Yobu areka kubaha Imana, reka da. Ngaho rero hari abantu basaba Imana, numa ibi nzakubaha. Umva nawe, numa ibi nzakubaha. Wasezeranye yuko abagusaba ubaha. Ndasaba amafaranga, nuyama ku isabato nzajya gusenga nshima Imana. Nyumvire, na wundi munsi yabona shima Imana. Mu bibaho byose uhora ushima. Uyafite ni byiza, abuze shima Imana. Kuko Yobu we ntabwo yayikundishijwe n'ibintu Imana yamuhaye, yayikunze kuko yasobanukiwe nuko nawe yakunzwe. None rero nukomeza gukiranuka uzabona ubugingo buhoraho. Abatazemera ibyo gukiranuka mu bacamanza nawe uzabamo. Kuki abantu b'Imana bazaca imanza? Iya mbere nuko aho batsindiye nabo bari mu isi igeragezwa, bari barwaye iruhande rw'abandi barwaye. Abarwayi bamwe bati ntabwo nzirwa nkunda Imana kuko yanze kunyiza, undi ayikunde kandi arwaye. Nukena utsindisha abakene bagenzi bawe, nukira ukubaha Imana ushyire mu rubanza abanyamafaranga batayubashye. Nuhunga ukubaha Imana, wafunga ukubaha Imana, wajya mu bitaro ukubaha Imana, abantu baguhemukira ukubaha Imana, uzabacira urubanza. Kuko Imana izababaza ngo uyu wubashye Imana ari mu isi, wowe ni wari uhari? Imana ibwira Yosuwa ngo uzacira abantu urubanza.
umurongo waho wa 8. Umva yewe Yosuwa umutambyi mukuru, wowe n'abagenzi be bahora imbere yanjye, kuko bo ari abantu b'ikimenyetso. Abantu b'ikimenyetso. Erega turi abantu bakwiye gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Hezekeli yahanuye iby'ikimenyetso muri Hezekeli igice cya 9. Ibyashuwe 7 hari ikimenyetso, 13 hari ikimenyetso. Ufite ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana ni isinya. Imana isinya yuko ubugingo bwawe butunganye kandi bugeze ku rugero Imana ishaka. Ufite ikimenyetso, kuko aba bantu bari imbere yanjye ari abantu b'ikimenyetso. Bwoko bw'Imana turi abantu b'ikimenyetso. Aba nabanjye mbashyizeho ikimenyetso, kandi ikimenyetso mu Befeso ni Mwuka Wera. Ni Mwuka Wera twahaweho ingwate. Mwuka Wera niwe watanze ubugingo mu itangiriro, imuhumekera amazuru umwuka w'ubugingo ahinduka ubugingo buzima. Kuko ari abantu b'ikimenyetso. Wihutire gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, kandi abakizwa mukizwe vuba, kuko mugomba kuba umushimu ukuwe mu muriro. Abatinda gukizwa urugi ruri hafi gukinga. Nk'Abadventiste umunsi wa 7, inyandiko zirabivuga ngo umurimo twatinze gukora mu gihe cyiza tuzawukora bigoye. Kugorana byaratangiye, yego tuzawukora bigoye kuko twakererewe. Kandi yaranditse ngo iyo abantu b'Imana batinze kugeza ubutumwa ahantu, ngo basanga abantu bamaze kugera ku rugero rubi mu gupfa mu by'umwuka. Ubu turimo turasiganwa n'igihe abantu batarashira mu mwuka mu by'umwuka. Abantu barimo barashayisha mu bibi. Nuzibwire ko abasore barimo banywa ibiyobyabwenge, banywa imogi. Nugire ngo ubwenge bwabo nujya kubabwiriza bazabyumva vuba, bizagorana. Satani arimo arica abantu kare. None rero ubwo turi abantu b'ikimenyetso, nimureke duhamiriza abatuye isi ko Yesu ari umwami, kandi ko ari we mucamanza wanjye, niwe umburanira. Kuko ijambo Yesu yabwiye Mariya, genda ubwire bene data ko ngiye kwa data, ku Mana yanjye ariyo Mana yawe. Ariko mu bantu ubwira ushyiremo na Petero. Ushyiremo na Petero. Kuki atavuze Filipo? Kuki atavuze Natanayeli akavuga Petero? Petero yari yacitse intege akurikije inama yahawe nazumvire. Areba ukuntu yagiye yiyemera igihe kirekire agasanga aratsinzwe. Ati ubu ndacyari iki imbere ya Yesu? Yesu arebye abona Petero ibyiringiro byashize, amutuma ati numara kumbwira abigishwa Petero muvuge mu izina. Akimara kumva Petero avuzwe mu izina, ati umwami wanjye arakibuka izina ryanjye. Niko nawe arizirikana nubwo wacitse intege, izina ryawe ararizi kandi arifiteho umugambi. Ubwenge bwawe butegure, Imana ishyireho ikimenyetso. Ubu umuntu w'ikimenyetso, ufite itandukaniro n'abandi, utanavuze. Nibabona imirimo yawe myiza bahimbaze Data wo mu ijuru. Satani arimo arashaka kugira ngo abantu b'Imana bashiye ku isi, isindi ku ituro ry'abadayimoni. Ariko Imana yarinze Yosuwa mu rubanza, ikarinda Yobu, ikarinda Yosefu, ikarinda Daniyeli na bagenzi be, ikarinda umwana w'umukobwa muri Siriya. Irashaka kukurindira mu isi, kandi aho ubona hagoye, ngaho aho Yesu yahisemo gukurira i Nazareti hatari ikiza na kimwe, kugira ngo agaragaze kurabagirana, kugira ngo agaragaze kurabagirana hagati y'ababi. Kuko turi abantu b'ikimenyetso. Nidukomeza gukiranuka, tukemera kumvira ijambo ry'Imana uko riri, tutavanyeho tutongeyeho, turaba abantu b'ikimenyetso. Kandi nituba abantu b'ikimenyetso, abana b'Imana bafite ikimenyetso cyayo, nta cyago na kimwe kizabageraho. Cyo nukuri. Murongo waho wa 8 ndawusubiramo kugira ngo negere wa 9.
umva yewe Yosuwa umutambyi mukuru wowe n'abagenzi bawe bahora imbere yawe, kuko aba ari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami azumbura. Dore ibuye nshyize imbere ya Yosuwa, ku ibuye rimwe hariho amaso 7, nzarikebaho amabara, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Avuga kandi gukiranirwa kw'iki gihugu nzagukuraho umunsi umwe. Mana uhabwe icyubahiro, kuko aya maso 7 Imana iraturebera ibyo tutarora, ikurinda ibyo wowe utabasha kwirinda. Ibyo wowe uzi bihabanye n'iby'Imana yakurinze wowe utaruzi. Irakurebera kuko irahirengeye. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo kugira ngo ugeze iki gihe uba ufite imyaka ufite, hari imbaraga zarwanye. Marayika ukurinda yararwanye kugira ngo ubugihumeka. Atarwaniye kugira ngo unywe ibiyobyabwenge cyangwa uhinduke umugome. Yarakurindiye kugira ngo uzumve ubu butumwa buguheshe gushyirwaho ikimenyetso, maze Yesu Kristo abwire Satani ati, Satani, uyu nguyu namuciye imanzi mu biganza n'uwanjye. Uyu nguyu namwanditse mu gitabo cy'ubugingo n'uwanjye. Iyo umugabo n'umugore bagiranye ibibazo bijya bibaho mu isi, umugore akigendera agasubira iwabo, haba ubwo hari abantu bibaho kandi nibahabwe gatanya, ariko niba nabane ikibazo, uwo mugore abakibarwa ko afite umugabo mu mategeko, yego, n'umugabo abakibarwa ko afite umugore. Nubwo twacume tukagera kure, Imana itubona nk'abana bayo, ahubwo ibabajwe n'ubuzima turimo, tukaba twaravuye mu rugo aho twari turindiwe tugahinduka abanzi bayo, ariko iracyatubara nk'abana bayo. None se ko nta wundi yaremye? Isomo ngira ngo sorezeho riri muri Yeremiya. Iryo somo igice cya 18, ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano cye. Umurongo wa mbere, Yeremiya igice cya 18. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombokera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze nk'uko ashaka. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo icyo kibindi kimaze gusandara uwabumbaga ajya mu gishanga kongera gushaka irindi bumba. Hoya, ahubwo Imana yamubwiye ngo izo njyo zisandaye nubwo zari zabanje gukomera, genda uzishakira amazi, uzikate nubwo biri bukuvune, ibumba ryongere ryorohe, urikuremo ikibindi washakaga. Adamu amaze gusandarira mu biganza by'Imana kubera gucumura, ntabwo Imana yafashe undi mukungugu ngo ibumbe undi muntu. Hoya, yafashe izo njyo, nta wundi ndema, ndatunganya igihari. Nta wundi ndema, ndatunganya igisigaye. Ifata ikibumbano cya Adamu yabumbye mu mukungugu, yohereza Yesu Kristo ngo yongera kibumbe. Ntabwo Imana irimo ubumba inyuma, irabumba imbere, kuko niho hacumuye muri Adamu. Ntabwo ari amaboko ye, ntabwo ari kadere, imbere niho hacumuye, ni naho hapfuye. None uyu munsi Imana yasubiye ku murimo wo kongera gutunganya icyo kibindi bantu ngo ikireme uko ishaka. Kandi Yezekiyeli na Yeremiya ndetse na Pawulo mu Baheburayo, nzabarema mu mutima mushya, mbaha umwuka wanjye, nume mugendera mu mategeko yanjye mukayitondera. Uyu munsi turi ibiremwa by'Imana kandi turi mu biganza by'Uwiteka. Twarasandaye turangirika, ariko umubumbyi aduhaye ibyiringiro ko agomba kongera kudusubizamo ubutungane twahoranye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Turi abantu b'ikimenyetso, twararezwe turatsindwa,
ariko turegwa ku mucamanza wacu mukuru. Reka rero Imana itubumbire muri ako gakiza, iduhishurire ibanga ry'icyo Kristo ari mu kudukorera mu rubanza, yandika amategeko ye mu mitima yacu, maze tuyumvire tutaruje tubyihatira. Abaroma igice cya 5:1 ngo nuko rero twatsindishwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo umunyabyaha ruharwa watsindishijwe cyangwa wagiriwe ubuntu, uryiyumvemo ndyiyumvemo, kandi nuterwa ubwoba n'urubanza, aho guterwa ubwoba nuko muri wowe harimo imbaraga itemera ko wacumuye kandi ngo wifuze kubabarirwa. Naho abifuza imbabazi zirahari, abatarazakira zirahari, isoko ryazo ni ukwizera. Reka Imana dushoboze kugira uko kwizera gusingira ubuntu Imana yatugiriye mu izina rya Yesu.